ziraguye ubu hasigaye intwarane abanyambaraga bose barashize ndetse n'intwaro zabo zirarangiye intwari ziraguye ubu hasigaye intwarane abanyambaraga bose barashize intwari ziraguye ubu hasigaye intwarane abanyambaraga bose barashize ndetse n'intwaro zabo zirarangiye intwari ziraguye ubu hasigaye intwarane abanyambaraga bose barashize ndetse n'intwaro zabo zirarangiye nimusabe imbaraga nshya mutegereze Uwiteka nimusabe imbaraga nshya mutegereze Uwiteka oh intwari ziraguye ubu hasigaye intwarane abanyambaraga bose barashize ndetse n'intwaro zabo zirarangiye oh intwari ziraguye ubu hasigaye intwarane abanyambaraga bose barashize ndetse n'intwaro zabo zirarangiye amen. Murakoze kuba muduhaye indirimbo bakunzi ba Gisha TV twongeye kugirirwa amahirwe yo kubana n'umukozi w'Imana n'umusore ushima Imana ufite byinshi ashima Imana mu buryo bwo gusenga mu buryo bwo kuyitambira mu buryo bwo kuyiririmbira tutatinze mu magambo reka tumubahe ababwire amazina yewe nuko murakoze bakunzi ba Gisha TV amazina yanjye nitwa Hirwa Jire ndi umukristo ndakijijwe nsengera mu itorero rya ADPR mu itorero rya Kimisange dukunda Imana n'abantu bayo turi abaramyi turi ababwiriza butumwa bwiza nkuko mugenzi wanjye yarabivuze twishimiye kubana namwe kuri uyu munsi natwe amen. Murakoze tuje mu kwisanzura mu bushake bw'Imana mu kuganira ibyiza by'Imana duhere ku cyiza cya mbere wowe kuri wowe gukizwa uvuze gukizwa wowe umuntu ukijijwe gukizwa n'iki umuntu ukijijwe bimufasha iki gira icyo wabitubwira. Okay, murakoze cyane turagendera cyane cyane ku ijambo ry'Imana reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 40 dusome umurongo wa 29 n'uwa 30 haravuze ngo niyo iha intege abarambiwe kandi utibashije imwongeramo imbaraga abasore b'imigenda bazacogora baruhe n'abasore bazagwa rwose ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya bazatumbagira mu kirere bagurukishe amababa nk'ibisiga
baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Iri ni ijambo ry'Imana uyu muhanuzi Yesaya yandikiraga abayuda, ababwira yuko Imana ariyo iha intege abarambiwe, kandi n'utibashije ijya imwongeramo imbaraga. Duhereye ku basore bo muri iyi minsi cyangwa se urubyiruko rwo muri iyi minsi, usanga hari ikibazo gikomeye ku kintu kijyanye n'abasore cyangwa urubyiruko, urebye ari abo mu itorero ndetse n'abo hanze. Ariko ikintu cyitwa agakiza ni ingenzi ku muntu uwo ari we wese, kuko agakiza gafite byinshi kakurinda. Iyo umuntu ufite agakiza, hari uburyo aba amezemo, hari uburyo yitwara, yaba ari ku myambarire, yaba ari mu mivugire, yaba ari mu mibereho yiwe ya buri munsi, ndetse uhabwa n'agaciro ku kintu kijyanye n'umuntu ufite agakiza. Byanze bikunze ubaye uri mu kazi, abantu bose barakureba bakavuga turiya muntu afite agakiza, uriya muntu arakijijwe. Hari ibintu biranga rero umuntu ufite agakiza. Turamutse tugendeye ku bantu bakijijwe, cyane cyane ku itorero rya buri muntu wese asengeramo, usanga hari ikibazo urubyiruko kijyanye n'imyambarire. Ikintu kijyanye n'imyambarire nakivugaho cyane, ariko birakwiriye ko umusore wese cyangwa se umukobwa wese, si n'umukobwa, n'abantu bubatse ingo bakwiriye kuba ari abantu bumva ko agakiza kari mu mitima yabo. Amen. Ndagushimira kabisa kuri icyo kintu. Tugaruke noneho ku buhanzi bwawe, nako mbere y'ibyo, aho kugira ngo tujye ku buhanzi bwawe utari wanatubwira neza uburyo, ntabwo twari twabyiyumvamo neza. Abanza uririmbira kandi karirimbo kamwe tubone gukomeza. Murakoze, turashimiye ubuhanzi bwawe, turabushimiye. Reka tunabugarekeho, tubuganireho. Amen. Tubuganireho. Ubundi niki kigutera kuba utaririmbira indirimbo z'isi cyangwa iki? Twabyumvisha uri umukristo, ariko hari abakristo baririmba iz'isi. Wowe niki kigutera ishema kuririmba indirimbo z'Imana? Wiyumva ubundi iyo uri kuziririmba, ubundi ubuzima bwawe no kuririmbira Imana yawe no gutambira Imana yawe, kuko ari byo watubwiye ko wumva ari ibyo ukora kurusha ibindi. Ubuzima bwo kuririmba bwawe nyine buduhe muri short. Okay, murakoze cyane. Ikintu cyo kuririmba cyangwa se umuhamagaro wo kuririmba, twawuhamagawe turi abana batoya, kuva tuzamutse muri Sunday school. Iwacu ni umuryango ukijijwe, papa na mama n'abantu bakijijwe. Tukimara kugira imyaka 5, twabyirutse tubona iwacu, tubona bakijijwe, batumurikira umwami Imana, duhagurukira muri uwo murimo w'Imana. Bakajya banatujyana mu gusenga, kugeza n'uyu munsi twakomeje mu murimo w'Imana. Twagize ibihe byinshi bitandukanye byo kuba mu bihe by'amarepetisiyo, tubana n'abantu badufasha mu miririmbire, ndetse n'umwuka w'Imana agenda bidufashamo, kugira ngo iby'isi bitadukurura cyane, kugira ngo turaruke, ahubwo Imana, umuhamagara Imana yaduhamagaye niwo wadufashe, ndetse n'umwuka w'Imana agenda adufatiramo kugira ngo duhagarare tutanyeganyega. Ubwo rero ubuzima bw'imiririmbire yacu twayitangiye turi abana batoya, tuyikuriramo, turazamuka n'uyu munsi twumva kandi tutazabireka. Twumva ari wo muhamagaro twahamagawe wo kuririmbira Imana. Ntago twajya hirya ngo turebe ku ruhande ngo tujye mu bindi by'isi, ahubwo umuhamagaro w'Imana niwo dushaka kuzakoramo paka dushaje. Nawita nka kampani, twavuga ko ari nka kampani Imana yaduhamagariyemo kugira ngo tuyikorere. Iyi kampani ntago duteze kuzayivamo kereka uwisezereye, ariko Imana iyo yangaje umuntu iragukoresha kandi ukagenda ubonamo n'umusaruro mu murimo wayo. Murakoze.
turagushimira ibyo bintu bidukoze ku mutima kweri. Amen. Abakunzi ba Gisha TV nabo turizera ko bibageraho bakora ku mitima. Twagira ikindi kintu kimwe tukubaza mbere yuko wongera kuturirimbira kandi karirimbo. Iyo bavuze ku kintu cyo kurimbuka, irimbukiro, wenda nimba uri bwifashishije Bibiliya cyangwa uri tubwire mu buzima busanzwe ubundi ijambo irimbukiro, natwe tubaho dufite ubwoba bwo kurimbuka, ubundi gira icyo tubwira ku irimbukiro. Okay, murakoze cyane. Ni ijambo rikomeye kandi ryiza ndetse ryafasha n'abantu muri rusange. Turi mu bihe bya nyuma, ariko nubwo turi mu bihe bya nyuma ntabwo dukwiriye kwirara, kuko ijambo ry'Imana riravugwa buri munsi mu matorero menshi atandukanye. Ababwirizabutumwa barabwiriza irimbukiro cyangwa se irimbuka ry'abantu uhereye no ku gihe cyabo hambere. Imana yagiye ikunda abari mu isi, kugira ngo umuntu ahure n'ikintu kiba gishobora kuba cyamuhungabanya. Mbere yuko kimubaho, Imana ibanza gushyiraho integuza cyangwa se umuntu uburira abantu, umuntu uganiriza abantu, akababwira ati mugende gutya, mwitware gutya, kugira ngo mutazarimbuka. Wenda twifashishije ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 3. Ni ijambo dusanzwe tuzi, ariko reka turyifashishe kugira ngo bize kudufasha cyane kumva neza ikintu cyitwa irimbukiro n'iki, ese abazarimbuka ni bande, ese bimeze gute. Ibice 3 haravuga ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana, ibice 3 umurongo wa 16 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Iki kintu cyitwa irimbukiro giterwa n'ibyaha, cyangwa se kizaterwa n'ibyaha abantu bakora, ariko turashimira Imana yohereje Yesu Kristo umwana wayo kugira ngo umwizera atazarimbuka. Umuntu umwizera ntabwo azarimbuka, ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Abantu rero bagenda bumva ijambo ry'Imana, ndetse hari n'ababwirizabutumwa barigoreka, cyangwa se abantu bakumva ko irimbukiro ridahari, ariko rirahari. Ariko nagira ngo mbwire abadukurikiye aka kanya yuko ikintu cyitwa irimbukiro, umuntu uzarimbuka ni umuntu umeze ute? Umuntu uzarimbuka ni umuntu ukora ibyaha. Kandi nanone Bibiliya iravuga ngo ntabwo dukwiriye gukora ibyaha ngo ubuntu busange. Kandi tukiri mu isi nanone hari abantu bavuga ngo turacyafashe igihe mu ntambara. Yego, turacyafashe igihe mu ntambara, ariko hari amaraso ya Yesu yiteguye guhanagura abantu bemera ko ari abanyantege nke. Aryo rya jambo ngarukaho twasomye bwa mbere rivuga ngo niyo iha intege abarambiwe, ngo nutibashije ijya imwongera mwimbara, genda bazacogora bakaruha. Abo rero bategereza Uwiteka nibo bazahabwa imbaraga nshya, kandi nibo bazahabwa ubugingo. Abo bemera ayo maraso ya Yesu akabahindura icyaremwe gishya. Amen. Akabahindura icyaremwe gishya, nibo bazahabwa ubugingo. Ikindi cyitwa irimbukiro rero, irimbukiro ni umuntu ukora ibyaha kandi ntashaka no guhinduka, ntashaka no kwemera ko ibyo byaha yabikoze koko. Imana itugirire neza. Numvaga ari iryo jambo navuga. Irimbukiro ni umuntu ukora icyaha, ariko umuntu ukora icyaha akibuka ko amaraso ya Yesu ahari, araguhanagura akakweza. Upfa kumwizera gusa. Iryo jambo twasomye ngo kuko Imana yakunze abari mu isi, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwa ubugingo. Izera uwo mwana uzabona ubugingo, ntabwo uzarimbuka. Amen. Amen, amen, amen. Kabisa. Iyo nibutse imirimo y'Imana, ibuka ineza yayo nyinshi itarondoreka, ubwanjye mburaho nabihera bisobanura, iminsi yose nzahora nshima ineza ye. Iyo nibutse imirimo y'Imana, ibuka
ibuka ineza yayo nyinshi itarondoreka, ubwanjye mburaho nabihera bisobanura, iminsi yose nzahora nshima ineza ye. Iyo neza intera kuririmba, iyo neza intera kumushima, iyo neza niyatuma niyumanganya, iyo neza nzayibwira n'abandi. Iyo neza intera kuririmba, iyo neza intera kumushima, iyo neza niyatuma niyumanganya, iyo neza nzayibwira n'abandi. turabashimira kabisa, muratunejeje. Murakoze cyane namwe, namwe. muturirimbiye bitwinjije mu mwuka neza. Reka turangize tubashimira, tubabaza nimba hari ikintu mwabwira abakunzi ba Gisha TV, bakurikira, nimba hari nabo mwavuga ko muhuje umurimo w'Imana, ubutaha tukazaza kubareba twongera tugahura, kuko twabanye mu bihe byiza kwera. Murakoze cyane. Mbanje gushimira itangazamakuru rya Gisha TV, Imana ibaha umugisha. Turabashimiye cyane rwose, muri abantu beza, Imana ibaha umugisha. Ndumva nta kindi narenzaho, gusa dushimiye n'abadukurikira bose kugira ngo mukomeze mwakira ubutumwa bwiza buca kuri iyi cano, kuko ni ubutumwa bwiza bugeza abantu mu bugingo, bukora ku mitima ya benshi. Ndumva nta kindi navuga, gusa turabashimiye, Imana ibaha umugisha. Turabashimiye natwe. Reka dusoze muduha akaririmbo ka nyuma. Amen. Murakoze. Ndahamya neza ko tutibeshye, kugukurikira ni byiza, ntacyo bidutwaye kugukorera, ibendera ryawe rizahora rizamuwe kuri twebwe. Wasezeranye natwe isezerano ryo kutazatureka, Yesu we turakwemera. Oh, ndahamya neza ko tutibeshye, kugukurikira ni byiza, ntacyo bidutwaye kugukorera, ibendera ryawe rizahora rizamuwe kuri twebwe. Wasezeranye natwe isezerano ryo kutazatureka, Yesu we turakwemera. Haleluya, turakwemera, yewe mwami Imana we turakwemera, nukuri n'uyu mwanya turakwemera. Haleluya, haleluya, turakwemera. Haleluya, haleluya, turakwemera.